ariko mware nje natagukubaga iyo bananguha intebe ukajyana mu bushitsi bwawe warangiza ukanyirengagiza umunsi umwe kugahira mu bwakabiri kugahirima ugasunshaka ka munani ariko zijyanga by'uru kumbwira byo kuvuga ngo masahani mbara yamenye ibyo ngibyo byari bindeba kandi mwareka nkubwire uko bamvuze niko ngiye kuba urukunyumva neza uko bamvuze niko ngiye kuba ni ukuri pe narakudwaza gwaje bishoboka urumva nakoze buri kimwe cyose urumva ariko barananiye etonde ndashaka guhangana ngiye n'umuntu urumva kweke abantu mwabaye babikoko umuntu araguti ubashizeho kamera ko mwani umuntu yakubwiye ngo yaje muri shuti ugashiraho amakamera yawe ibingibi nende kuvuga bye bikureba nyine muze nasanze witotomba yagenda mujye mukora ibintu bizima neza ni munsanze neza twe twavuganye ko ndakora mu gitondo nawe ubundi sangaye nyine nasanze witotomba nshaka kuko neza ninde bakuzanye hano mu rugo kone nibereye hano mu rugo ndi kwivugana n'umuntu ibyo bintu bisibegira vuba bisibe ngomba no kubyereka abantu nkamwereka ko nkabereka kuri umunyamafoto wamaye iki oya hari cyo wamaye abasaza mu itotomba nta kigera mva rero nkubwire buriya abantu mukora amakosa YouTube mwabonye ko izajyaho ibintu byose bibonye ubundi izi mbuga zakozwe ari iz'abayobozi kugira bajye banyuzaho ibikorwa bizima hariya bigenze gutya hano bigenze gutya ariko imbuga mwazigize izimihirimbiri izimishuswe izingonokera izimbarabara nkubera iki Ngarambe se nje ntabwo ndingonokera kuko ngewe nta muntu nunze n'umwubaho ngasanga abana bakritike cyoku ngarambe zana amasasu yerere mutwike mufatana ikibombe pu here wamacinya we wambarabara we wamahirimbiri we wagicucu we wakabwa we wamuhirimbiri we kabwara bwere ariko ngasanga bamwe bari kuvuga ngo amasasu yashize ngo mumuturitse ubwo nyine ndimo ndababwira kuntu bimeze muri comment zanyu babanuka bari gutukana comment zanyu zizansaza we wayamuze nawe ntago ububoroheye reka bakuvuge uba wabatutse ngo nokera imbarabara amacinya ibiki madareka nkubwize n'ukuri utazagira ngo na amafilime utazagira ngo ni ibindi umukobwa uzi neza yuko atari isugi n'umuhungu uzi neza yuko atari imana ikiyongeho bakaba kibi wabo ningonokera nabivuze mubigira imikino ningonokera nese umuhungu ari wabo ari kujya amajyo ga nyina nimbarabara ubwo none hari imbarabara zabyariye wabo zisaziri kubana n'ababyeyi wowe urashaka ufite 17 uzi ko urwo rugo rwaguhira bambarabara wowe urashaka ufite imyaka 17 baragutera indana nyababyeyi itaraganya no gukomera no bajya bashaka gusubiye iwanyu washamanene uramutse ungereye mu rugo uzi neza yuko uri imbarabara ukazuzanya amada cyangwa suzanya umwanya ewe because of nukugufata nka gucurika mu bwonko nkakubwira ini are wayiguteye akwanga setu nibyo waba warahisemo n'urwo baciriye akweka nkubara kera umuntu abyara ateganyije kurera umwana ateganyije kuvuga ngo umwana ndamukeneye nese ibaze kubyara umwana insinga zirakomanye urabyaye mu buryo utiteguye ese uwo mwana uze gutera ibibazo ibyo bintu nibyo wowe urajya niyo mpamvu abana nabo bari kuvuka umungubu ni ikibazo umwana ukuvuka umungubu niba bari guhita ajya mu busambanyi kubera ko bamubyariye mu busambanyi ibaze kugira ngo umwana w'imyaka 12 bamutere indashaka baratwite mu Rwanda bari kubarura abakobwa benshi batwite icyo tumva niki nakikosoye mwa rubyiruko mwe cyangwa mukabireka ngaho bagira inama ba oya nama nabagira ahubwo buriya ngewe cyo nabonye kizima nuko leta yakongera gukora ikintu kimwe cyo kuvuga ngo ndajya buri karere duhugura urubyiruko bitari ibyo muzaseba bayobozi muzaramura ikiri mu busa niba mutagomba kuvuga ngo hano muri ntara tugiye gukora ibitaramo hajya kinamo imikino yo kwigisha urubyiruko
arega bamubwira si ibicucu nabo baba bumva ariko buriya uyu muntu aburaye rimwe kabiri gatatu kane arananuka icyo utumva niki nese leta ntago ibikora irabikora ryari itabikora yabikoraga kera ubuhashwi irabikora nose reka nkubaze ino biheruka ryari oya biraheruka nyina ndi kuko ino biheruka ryari ku mirenge barabyigisha ariko ntago babimenya ubusubu ngo abanze barabizi ceka yiba ari ku musozi w'iwanya ariko reka have nose buriya mujye muvuga ibintu bizima nubwo mbona abantu nzeho cyo gikamera ariko gahunda zose leta nitabijyamo abana baraterwa inda ari benshi abandura sida baraza ari benshi abarapfa baraza ari benshi ngiye niko mbivuze mubyeyi niba udashoboye gufata umwana wawe ngo umwigishe ubundi dore ikintu cyagabanya izi nda zitateganyijwe nuko umwana wawe saa moya yaba ari mu rugo nese umwana uramuha uburenganzira akagenda akaza saa 3 saa 4 hajye ubona umwana cyangwa afite urugo ibaze uri umugore ufite umugabo ufite umugore wabyaye umwana wabyaye abana umwana araguta saa moya akagenda akaza saa 3 hajye icyo gihe ubona umwana cyangwa icyo gihe ubona umugore cyangwa umugabo abana basiga bikora ibyo bashaka kera kuntu twebwe twarerwaga saa 12 babaguri iwanyu kera mu gushaka kwacu barashakaga utiri uvuga ngo runaka ngo ndajya ngo kurambagiza batega kono bakuzaniye umukobwa cyangwa bakuzaniye umusore ngo n'uyu nguyu umushakane ukamwishimira mukabana mukabyara muzi ngo muri kubyara muzashobora kurira by the way muri iki gihe nta murima ndagira mbabwire ngo n'imirimo ihari bari kwituramo hahandi mu bishanga niyo abantu bari kwiturira ngiye majya ngo mbaho kuri kuzima isi yararangiye yaranoze ubu tuvugana twese mu mutwe turi imbarabara ariko utajya wenda gututse ahubwo turi imbarabara mu bitekerezo ndikubwira ababyeyi mutabasha gufata ababyeyi banyu ariko nanone hari umwana uvuka ukagira ngo ni karande umwana aravuka ukagira ngo ni karande umwana aravuka 16 kabara twite sibyo ni ibiki mubyeyi mureka twitkontorore buriya hari umwana wamaye buri urugero mpita ngumva yarajanakira Ngarambe ndabona rwose byancanze umusore yane ibaza kugira ngo umukobwa azanati anakire sindi umubyeyi akavuga ni ari ukugira nje gutashyira mama nziko yamurwaho ababyeyi murukurira nabi ugasanga umubyeyi we ubwe ufite imyaka 60 ari kujya mu kabari ari gufata inzoga ari kurara mu kabari ayakoreye ari kuyajya kuyaraza mu kabari ugasanga umwana we ku giti cye umwana ku giti cye nawe ari kwigira mu kabari ari kujya dandaza amagara kugira ngo abone icyo kurya ese ko icyo tumva niki noneho ababyeyi ntago bakita ku bana babo abita ku bana babo ni bakeya we mujye mureka mbabwiza ukuri mukumve ibyo mvuga n'ibyo mbona n'ibindi mo ndane kandi ndabibona noneho rero utanze inama na leta itanga inama umva muhinduke cyangwa mubireke ndikubwira urubyiruko muhinduke cyangwa mubireke buriya niba ufite imyaka 18 ikintu cyagiye cyo gukora imyaka 18 nuyiva mukagera muri 20 n'akazi kawe mudashaka amafaranga ukiri muto nyuma ntago uzayabona uzatangira kuvuga ngo iyo menya ese iyo menya kuri kuyibona ubu ngubu kabandi bari kuyivuga nanjye ko ndi kuyivuga wayigwanyije ikakuvaho iyi ngiyi nanjye ndimo niyo menya kuba nambaye ukusiko mbishaka n'ubukene burandembeje ndi kwishimagura kubw'imyenda nafite nawe surajya bizakubeho mureke twubaka u Rwanda twifuza kandi ruzima we urubyiruko mwebwe ni mudapfa muzakira kandi ikindi hari ugupfa mu bwonko hari no gupfa ugenda byo biratandukanye hari gupfa mu mubiri hari gupfa mu bwonko nupfa mu bwonko ofukoze ubwo nyine uzabura ikintu cy'igiti gihagaze ariko upfuye mu mubiri ofukoze wabapfuye simvuze gupfa mu mubiri ahubwo mvuze gupfa uhagaze mwiga ubwenge ni mwebwe Rwanda rwejo mbagiriye inama nk'abantu bakuru muzehe rwose urakoze ugiriye urubyiruko inama hamwe no gusenga tuzashyiraho ibintu by'amasengesho dushyireho leta yashyizeho abahugura barahugura n'abasaza n'abakecuru barahugura ubwo barumvishe ababyumvishe
abafite amatwi barumvishe, abatayafite ubwo ngubwo bakwiriye kugenda bayakurugutura ngo bumve. Umusaza arabahuguye. Urakoze musaza rwose. Mwakoze cyane, ariko ku muntu ufite umutima mwiza wo gufashanya arebe kuri channel ebyiri, channel bita Ngarambe 250 TV cyangwa iyi ngiyi turi gukoreraho bita Aho Bibera TV. Mukore subscribe bana banje, mukore subscribe muri benshi kugira ngo njye mbahe inama nzima. Urakoze umusaza. Yego.